busa akabaza Imana icyo gukora. None wowe urashaka yuko Imana ibigenza iti tugira igihe cyo gusenga. Yoshafati hata gushaka Uwiteka. Imana iravuga ngo urugamba si urwanyu, yemwe Bayuda nawe mwami Yoshafati mwitinya urwo rugamba si urwanyu, ahubwo urugamba ni urw'Uwiteka. Imana ishimwe kuko intambara turwana Imana izirimo. Ibyo duhura nabyo Imana ibirimo, ntabwo yakureka ntiyaguhana. Rero iki ni igihe cyo kwegera Imana usenga, kiri igihe cyo kwegera Imana uyiyoboza inzira, kiri igihe cyo gushaka Imana. Imana irahari. Ya Siribone ngiye kugusengera. Hari umuntu urwaye amaso yombi, hari Imana irabayoboye ibabwiye icyo gukora. Imana irabayoboye ibagiriye inama. Bari bakutse umutima, bari bihebye, bari bashonje, bari bihebye, batangira kwibutsa Imana bati iki gihugu nitwe wagihaye Abisirayeli, wagihaye abana b'inshuti yawe Aburahamu, urakibaha kandi urababwira nibaterwa na mugiga n'ibyago byose bitandukanye nibataka uzabatabara. None duhuye n'urugamba. Nashatse kukubwira ngo ujye ubwira Imana, Mana wampaye urugo, Mana wampaye ababana, Mana wampaye aka kazi, none ngahure muri ntambara, niwe wantuje muri uyu mudugudu. Biragusaba kuvugana n'Imana ukayibutsa ibyo yari yakubwiye. Niba Ezira yarageze mu nzira yahakaniye umwami ko amaboko y'Imana yihagije ntanga bakeneye, yahagera agahura n'urugamba akayoboza Imana inzira, agafata amasengesho yo kwiriza Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose ni we wabimpaye. Imana ishimwe cyane. Amena. Amena. Ndashima Imana cyane kuko Yesu yangize ku muvandimwe we. Ndashima Imana bene data kuko Yesu yangize ku muvandimwe we. Niyo mpamvu mpagaza ngo ibyo mfite byose niwe wabimpaye, kandi yarambabariye angira inshuti ye. Imana ihabwe icyubahiro. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia nkuko bisanzwe. Ndashima Imana yo mu ijuru, kandi ndabashimira namwe abadukurikirana, ndabashimira namwe abadusengera, abadushyigikiye, abadufasha amaboko mwese. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha muri iki gitondo. Reka dusenge hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Mana data wa twese, Mana ishobora byose, uyu ni umwanya w'ijambo ryawe, turarisengeye. Ijambo ryawe ni inkota y'amugi abiri, mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo abantu bose badukurikirana ubahe mugisha, abumva ijambo ryawe, abadukurikirana. Mana duheje imbaraga zose ziri budukurikirane, imbaraga z'umwijima, imbaraga zahagarara mu kirere, duheje abarozi n'abagome, duheje abakonikoni n'abapfumu, mu izina rya Yesu. Ibyarogoye ijambo ryawe ryose turabyirukanye. Turavuga ngo gukora kw'Imana kongere kuboneke, kandi wongere uhagarare natwe Kristo. Abarwayi bakize, abashonje bahaze, bafite inyota n'inzara, mwami Imana ubane nabo. Urakoze Mana kwiri ijambo riri gusoza icyarizanye. Urakoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha. Ni Gatera Jose nkuko nababwiye guturuka muri Philadelphia. Tugiye kumva ijambo ryiza, inkuru nziza Yesu Kristo, ijambo ry'Imana ritwubaka, ariko kandi ubutumwa wabwumvise ukumva urafashijwe. Jya ubureba, jya ufungura iyi video uyirangize, mu by'ukuri uyirangize ubushyigikiye umurimo w'Imana, ubugeze ku ntego y'icyo Kristo aguhamagarira. Nawe kandi niwumva ufashijwe ujye wohereza na mugenzi wawe, ntukabigire ubwiru. Bityo rero Imana iduhana umugisha. Tugiye kureba mu ngoma za kabiri. Reka umusomyi adufashe. Ingoma za kabiri bice byaho 20. Turahera ku murongo waho wa 3 dukomeze. Karibu. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ingoma za kabiri ibice 20 ku murongo wa 3. Yego. Umutwe w'amagambo uravuze ngo Abayuda baterwa n'Abamowabu
abayuda baterwa n'abamowabu, Yehoshafati afatwa n'ubwoba atakambira Uwiteka. Yoshafati afatwa n'ubwoba atakambira Uwiteka. Umurongo wa 3 haravuze ngo Yehoshafati aratinya, Yoshafati aratinya, yihata gushaka Uwiteka, yihata gushaka Uwiteka, ategeka abayuda bose kwiyiriza ubusa. ategeka abayuda bose kwiyiriza ubusa. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara. Baturuka mu midugudu y'Ubuyuda yose bazanywe no gushaka Uwiteka. Baturuka mu midugudu y'Ubuyuda yose bazanywe no gushaka Uwiteka. Yehoshafati ahagarara mu iteraniro ry'Abayuda n'ab'i Yerusalemu. Yoshafati ahagarara mu iteraniro ry'Abayuda n'ab'i Yerusalemu. Yari mu nzu y'Uwiteka Yari imbere mu y'urugo rushya. nzu y'Uwiteka imbere Y'urugo y'urugo rushya. rushya. Arasenga ati, Arasenga ati, Uwiteka Mana ya basogokuruza bacu, Uwiteka Mana ya basogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru kandi si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? ese si wowe Mana yo mu ijuru kandi si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga, Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga, bituma nta wagutanga imbere. bituma nta wagutanga imbere. Mana yacu, Mana yacu, si wowe wirukanye abaturage bari muri iki gihugu imbere y'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli? si wowe wirukanye abaturage bari muri iki gihugu imbere y'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli, ukagiha urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu ngo kibe icyabo iteka ryose. ukagiha urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu ngo kibe, kusubiramo, ngo kibe icyabo iteka ryose. ngo kibe icyabo iteka ryose. Imana iguha umugisha. Haleluya. Amen. Dufasomye amagambo menshi ariko meza. Bibiliya yavuze ngo abayuda baterwa n'abamowabu, ngo Yoshafati afatwa n'ubwoba, ngo ariko Yoshafati yihata gushaka Imana. Iki cyari igihe gikomeye, cyari igihe abamowabu n'abamoni ndetse bashatse, bakuye Abisirayeli barabatera babakura mu gihugu cyabo Imana yari yarabambuye. Iyo abantu barangaye, iyo abantu batabaye maso, hari ibyo bamburwa kandi byari ibyabo. Rero Yoshafati ngo barabimubwira, baramubwira ati, Yoshafati watewe, hari amahanga yaguteye, none barakwinjiranye. Ngo Yoshafati ngo afatwa n'ubwoba, ariko bwa bwoba bumufashe ngo yihata gushaka iki? Yihata gushaka Uwiteka. Aha ndagira ngo tuhumve, twebwe hari igihe duhura n'ikibazo, ugasanga hari umuntu uhura n'ikibazo, ugasanga nibwo acitse intege, nibwo asubiye inyuma, nibwo agize ubwoba, ugasanga yaraguye, kandi wabuze uti se runaka agwishijwe n'iki, bakakubwira ngo yewe yaje guhura n'ibibazo, nibi byamushubije inyuma. Ariko ndashaka kukubwira ngo ibibazo byose wakwinjiramo, jya wihata gushaka Imana, jya wihata gusenga, jya wihatagwa n'Abayuda, yihata gushaka Uwiteka. Aravuga ati, Mana, mbese si wowe waduhaye igihugu? Si wowe wagikuyemo bene cyo ukagiha ubwoko bwawe bw'Abisirayeli, ukagiha abana bawe, ukagiha abana bawe b'inshuti yawe Aburahamu? Si wowe wari waduhaye igihugu? Si wowe wari waravuganye natwe ko duhuye n'ibibazo kandi tudafite imbaraga zo kubihagararamo? Byatewe n'iki? Bibukije Imana amasezerano, bibukije Imana ibyo yari yaravuganye nabo. Rero ndagira ngo ahangaha tumenye gusenga, tumenye gusenga. Igihe cyose uzinjira mu kibazo, kivugana n'Imana, uyibaze, uyibwire uti, Mana, si wowe wavuganye nanjye? Mana, si wowe wampaye uru rugo? Si wowe wampaye uyu mwana? Ndibuka igihe kimwe Elisa ngo n'umugaragu we Gihazi ngo bakundaga kunyura ahantu bagenda, ngo hanyuma ngo bagaca ku rugo, bukeye ngo bajya gucumbika ku mugore w'umushunemukazi,
hanyuma ngo umugore w'umushunemukazi ngo yababona akavuga ati ni karibu nimuze mukarabe ibirenge nimuze mwoge ngo nimuruhukire iwanjye ngo bakaruhuka. hanyuma ngo arabitegereza ngo abone Elisa na Gehazi ngo ni abantu b'Imana, ngo yinginga umugabo arababwira ati rero bari abantu ngewe mbabonye bari abantu njya mbwira ngo baze baruhukire iwanjye, iyo mbabonye mbona ari abantu b'Imana, none nimureke mbabarira tububakira inzu tububakira icyumba hejuru, hanyuma bajye baza biryamire bajye baza baruhuke, ndabona ari abantu b'Imana tuzabagiraho umugisha. Uyu mugore w'umushunemukazi Bibiliya ivuga ngo yakiriye abantu b'Imana abashyiriwe, amaze kubashyiriwe ngo bakajya baza bakahacumbika, bagiye mu murimo w'Imana bakahacumbika. hanyuma rero Bibiliya ivuga ngo iki, ngo bukeye Elisa abwira Gehazi avuga ati umugore niyihe ngororano twamuha ko yadufashe neza, ko yaducumbikiye akatugaburira mu bihe twabanye ko twabayeho neza, tumuha iki? ngo hanyuma Gehazi aravuga ati ariko nta mwana w'umuhungu uba muri uru rugo. ngo baramuhamagara baramubwira ngo Elisa aramubwira ati urashaka iki, tukugororera iki, urashaka kumenyekana? undi aranga toya ndashaka kwigumira mu bacu, ngo aranga. ngo nyuma ariko ngo Elisa aramubwira ngo umwaka utanga iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. hanyuma wa mugore aza kubyara umwana, ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, ngo umwana amaze gukura, amaze kuba umwana utaguze ugenda, ngo aza kurwara, ararwara ataka umutwe umwana arapfa. ngo umwana apfuye ngo umugore aramufata aramukingirana ajya gushaka Elisa, aravuga ati wampaye umwana kugira ngo nshinyagurire, kugira ngo ntere umubabaro hejuru y'uwo nari ifite. ajya kubwira Elisa aravuga ati uyu mwana ni wewe wamumpaye, ni wewe wamunsabiye, uyu mwana yaje ari ukuvuze vuganye n'Imana utarambwira aya magambo sinari kumubyara, niyo ntamubyara agahinda nagira apfuye ntabwo ari kimwe nako nagira ntaranamubyaye. mbega asanga Elisa ajya kumubwira, kuko ngo baranamutangiriye bati niki kuje wiruka toya ndashaka Elisa. nawe nuhura n'ikibazo mu isezerano, nuhura n'ibigeragezo, jya ushaka Imana uyibutse, Mana si wowe wampaye uru rugo, Mana si wowe wampaye uyu mwana, Mana si wowe wampaye aka kazi. Yoshafati arasenze aravuga ngo Mana yacu si wowe wirukanye aba baturage bari muri iki gihugu, si wowe wabirukanye ukagiha urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu. abwira Imana, ayibutsa ibyo yakoze, isezerano yari yamuhaye. si wowe wirukanye aba baturage, nubwo batuzengereje bakaba baduteye, nubwo baduteye, ariko niwe wari waduhaye igihugu gikuye mu maboko yabo. amenya gusenga, jya uhagarara mu isezerano. ushaka ko Imana yagusezeranya ariko ugahura n'ibibazo, birashaka ko Imana yagusezeranya ariko ugahuramo n'intambara, birashaka ko Imana yaguha isezerano ariko shitani agashaka kuritobanga. bibaho ugasama inda, shitani akayirwanya, gashaka kuvamo, tangira kujya mu bitaro, kajyamo amaserumu, ariko hahandi uryamye ujya wibutsa Imana, ujya gutwara iyo nda icyo yari yavuze, ujye wihata gusenga igihe ugeze mu kibazo. aba bayuda ngo bari bahuye n'ikibazo, bari batewe. Yoshafati aravuga ati byari byo byose dutewe n'abantu bakomeye, none tujye gushaka Imana. ngo arababwira ngo yemwe bayuda mwese nimuhaguruke muze tujye mu rusengero, tujye imbere y'Imana. ngo bajya mu rusengero n'abana babo batoya n'abakuru, ngo bakinga amazu, bakinga amaduka, baragenda. burya umuntu wese nagira atya agahura n'ikibazo, igihe cyose uzahura n'ikibazo, umuti w'ikibazo ni ugusenga. ndibuka abayuda nanone bahura n'ikibazo, si ubwa mbere bahura n'ikibazo mu gihe cya Morodekayi. ngo yari yaranze gupfukamira Hamani, ngo Hamani biramubabaza, ngo aravuga ngo abantu bose bamfukamire, ariko uriya mugaragu, uriya wirirwa kuri gate hariya, wirirwa ku irembo, aba ari we wanga kumfukamira.
ariko ngo Hamani yari yaravuze ati ngiye mfukamira Imana yo mu ijuru sinzapfukamira umuntu. Arangije ngo arababara ngo aza kumenya ko ari umuyuda, aravuga ngo keretse wamaraho abayuda. Hanyuma ngo babimenye zari inkuru ndende, ariko kandi icyo nshaka kuvuga ni iki, ngo bafashe umwanzuro wo gusenga. Ngo Moridekayi atuma kuri Esiteri aramubwira ati ibyacu byatubayeho ni birebire, ariko hari icyo wakora. Ngo Esiteri agerageza no kumubwira ko nta n'icyo yashobora, ariko aramubwira ati nutanabikora birakorwa n'abandi, ariko abayuda bagomba kurengerwa. Kubera iki? Kubera ko bari barenganye kandi bazira kubaha Imana. Hanyuma rero ngo bajya imigambi y'iki yo gusenga. Ngo barasenga, bafata igihe barasenga, bafata iminsi ngaho 3 biyiriza ubusa, bajya imbere y'Imana. Ngo hanyuma Esiteri yirengagiza itegeko ry'ibwami, nubwo ari umwamikazi, ngo yirengagiza itegeko, ngo ajya kubwira umwami ikibazo bagize. Hejuru y'amasengesho hari icyo Imana igikora. Hejuru y'amasengesho hari ibintu Imana ivuguruza. Hejuru y'amasengesho hari ibintu Imana ihindura. Yehoshafati yarahuye n'ikibazo, bari bagiye kuva mu isezerano. Hanyuma ngo baravuga bati, abwira abaturage yayoboraga, aravuga ati mwese mukinge, abacuruzi, abakora muri za ministeri, abari mu ngo, mwese muhagurukane n'abana bose, muze tujye imbere y'Imana. Ngo bajye imbere y'Imana. Ibintu nibikuyobera, birashobora ko byanakuyobera kandi Imana yarabivuzeho. Ibintu nibyanga, birashobora ko byanga kandi kuko tukiri mu isi tuba tukiri mu ntambara. Birashobora ko ibintu ushobora kwanga, birashobora ko ibintu ushobora kudakunda, ariko kandi ndashaka kukubwira ngo iki, icyo ushatse kukubwira, ugira ute, ujye imbere y'Imana. Imana ishobora kuguha umuhamagaro, ikaguha umuhamagaro, kabanga uzankorera, ikakwinjiza mu murimo. Wagira mu murimo ugasanga harimo intambara, harimo ibigusha, harimo ibikunaniza. Muri urugendo haba harimo ubunyerere, haba harimo ibigoye, ariko Imana ukayihamagara ugasenga. Muribuka Ezira, ngo umwami amutumye Yerusalemu gutanga amaturo n'ibitambo, ngo yaramubwiye ngo reka nguhe ingabo zaguherekeza. Ngo Ezira aravuga ngo ya, amaboko y'Imana arihagije, Imana yacu izaturinda mu rugendo. Cyo nashakaga nuko njyana amaturo Yerusalemu nkajya mu nzu y'Imana, ibindi birahagije, ibyo wakoze birahagije, rekereraho. Imana yacu irihagije, izandinda. Atereka ngo abaguherekeza utwaye ibintu bikomeye bihenze, udatoya, byihorere, Imana yacu irihagije. Ariko ko yayihamije ntago bivuga yuko atahuye n'ibibazo. Ezira ageze mu rugendo ngo asanga za bariyeri. Kuba wasenze, kuba uri umukristo, kuba uri mu isezerano, ntago bituma udahura n'urugamba, ariko jya wongera usenge. Ngo Ezira ageze mu nzira asanga harimo za bariyeri, ngo hanyuma ngo ategekera abantu kwiyiriza ubusa, ngo bayoboze Imana inzira itunganye, ngo Imana nayo yemera kubumvira. Urabona, yaravuze ati ndasubira inyuma, ngo kuko yari agize isoni ngo zo kujya kubwira umwami ngo amuhe ingabo, kuko yari yahamije ko amaboko y'Imana yihagije. Hari igihe tuvuga ngo jye ntabwo nzasambana, nzategereza, jye ntabwo nziba, jye ntabwo nzongeraho imibare, umushahara nkorera uzantunga. Hanyuma shitani akaguteza ubukene, akavuga ati sinkubwira uburyo wabona amafaranga atubutse, ntubona uburyo wari kubaho, aya mafaranga akazaza kongerera. Mbese hakaza ibigeragezo bituma uva mu isezerano, hakaza ibintu bikugerageza, hanyuma bikagira biti bikakugora. Ezira nawe ngo abwira abantu ati nimwirize ubusa, dusobanuze Imana itwereke icyo turi bukore. Bivuga ngo mu isezerano, ntabwo yuri mu isezerano ntabwo ujya kure y'amasengesho. Aha rero niho benshi bagwa. Yehoshafati atewe n'Abamoni n'Abamowabu, baramuteye, ariko Bibiliya yavuze ngo yihata gushaka Uwiteka. Bajya mu rusengero. Njya nkunda gushishikariza abantu kujya mu nzu y'Imana. Bamwe bakavuga ngo inzu y'Imana ngo ni umutima, ngo urusengero ni umutima, ngo ni umubiri, ngo mbese nimuzi ko insengero za imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka. Nibyo, ariko rirateranira ujyamwo. Burya turi mu nzu y'Imana, inzu yitiriwe izina ry'Imana se.
ahantu hitiriwe izina ry'Imana, ahantu hitiriwe urusengero, iyo twahahuriye tugasenga Imana, tugahagarara hagati mu bashumba bacu, tugahagarara hagati y'abatuyobora, tugatambutsa ibyifuzo, iyo turi mu bashumba Imana yashyizeho, ubwiza bw'Imana buramanuka, amavuta y'Imana araza, Imana ituyobora inzira. Yoshafati yegeranije abantu, aravuga ati nta kindi nakora, nakababwira ngo nimubature imbunda turwane nabo, nimufate ibisasu turwane. Ahari bari gufata za brende n'ibisasu bikomeye, ariko ntabwo aricyo bakoze. Bo bari bazi ko Imana yabahaye igihugu igikuyemo beneyo, yari yarabasezeranije ko izabana nabo. Bagiye kuyibutsa, bagiye mu rusengero barasenga, baravuga ngo Mana, si we waduhaye igihugu ugikuyemo bene cyo, ukagiha urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu, kandi ukaduha amasezerano. Birakwiye ko iki gihe uhagarara mu ijambo ry'Imana, birakwiye ko muri iki gihe usenga Imana, uyibabwira, uyibutsa se, iyo iba yibuka ntinibagirwa, ariko ukayibwira, ugahagarara mu isezerano. Si wowe wampaye urugo Mana, si wowe wampaye uyu mwana, si wowe wambwiye ko nziga, si wowe wambwiye ko ukibutsa Imana ibyo wavuganye nawe. Gusenga, ese uyibukiriza hehe? Wagiye gusenga. Abantu batinya kwiyiriza ubusa bamwe na bamwe, ariko burya habamo n'imbaraga, habamo n'imbaraga, habamo n'imbaraga Imana ikagushoboza, habamo n'imbaraga Imana ikagufasha, habamo n'imbaraga Imana ikabana nawe, habamo n'imbaraga Imana igasunika isezerano. Burya amasezerano yacu asunikwa no gusenga. Imana rero tugirire neza. Yoshafati ngo abwira abayuda ngo nimuze tujye gusenga, ngo baraza bajya gusenga Imana. Imana ishimwe, baraza bajya gusenga, barangije bahamagara Imana, barayinginga, barayibaza. Hanyuma rero Imana nayo irumva. Dusoma umurongo waho wa 15. Yego umusomyi wacu, reka dusome umurongo wa 5 wa 15. Aravuga ati, umurongo wa 15 aravuga ati, nimwumve yemwe Bayuda mwese. Bariho basenga bari imbere y'Imana. Aravuga ati, nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, nawe mwami Yehoshafati, uku niko Uwiteka avuze, uku niko Uwiteka avuze, mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi. Ntiwumva? Yoshafati bagiye gusenga, ntago bari bazi icyo Imana iri bukore, ariko ngo bageze mu rusengero bariho basenga n'abana babo. Burya hari umuntu ujya gusenga agasiga abana, yari ngombwa muri iki gihe wenda kubera covid n'iki byose byaje birumvikana, ariko ubundi ntugasige umuntu mu nzu ye, ntugasige n'umukozi wo mu rugo bishobotse, wamubwira tugenda zinduka ujya mu ya mbere, ujya mu materaniro ya mbere, ndaza kujya mu ya kabiri, mujye mubisikana nabo mutunze bose basenge, kuko n'umuririmbyi yavuze ngo njyewe n'ibyo ntunze twese turaba umwami Yesu. Ntukajye usiga umuntu ngo ujye gusenga usiga umugabo, ngo ujye gusenga usiga umugore, ngo ujye gusenga usiga abana, oya ngo ujye gusenga usiga umukozi. Burya wanamubwira ujya mu ya kabiri cyangwa ujya mu ya gatatu, ariko ajye mu nzu y'Imana, kuko mu nzu y'Imana haba ubushobozi, haba ubutabazi. Yoshafati yateranije abantu, niko biratubwiye, yakusanyije abantu bose, abaturage bose, arababwira ati muze tujye imbere y'Imana. Ngo aho imbere y'Imana hagati harimo umuhanuzi. Aravuga ati rero, ngo aravuga ati, nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, nawe mwami Yehoshafati, uku niko Uwiteka avuze, uku niko Uwiteka avuze, mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu, kuko urugamba atari urwanyu, ahubwo ni urw'Imana. Imana iguha umugisha. Amen. Aravuga ati nimwitinya, Imana ivuze hagati muri bo. Hari abantu bavuga ngo ibyo bintu by'ubuhanuzi hari abatabyumva, ariko ababyumva Imana ijya ibaha umugisha, kuko Imana iravuga, twebwe iyo twizeye yaduhamagaye iravuga. Hari abantu batabyumva, njya mbumva barahari, ngo cyari igihe cya kera, ariko na n'uyu munsi iyo usenze Imana iragusura, ushobora kugusura mu nzozi, ushobora kugutumaho umuntu, ushobora kuvugana n'umushumba wawe. Imana dusenga iravuga,
iravuga rero icyo gihe avuganye nabo iravuga ngo nimwumve yemwe baturage mwese nawe mwami Yoshafati mwitinya urugamba si urwanyu urugamba ni urw'Uwiteka so ntabwo urwana ntabwo wazishobora wowe icyo usabwa ni ukumvira Imana no gusenga no kujya imbere yayo numva ibintu byakuyobeye ujya mu rusengero ujya mu nzu y'Imana Bibiri tubwira ku mugore witwa Hana ngo yari ingumba akagira mukeba witwa Penina hanyuma ngo Penina ngo agahora amwirataho cyangwa se amukina ku mubyimba noneho ngo Hana akababara ariko ngo umugabo we witwaga Elukana we ngo akamubwira atari komada ubabazwa n'iki undutira abana b'abahungu 10 ushobora kubyara hanyuma ngo Hana ntanyurwe n'amagambo yavuzwe n'umugabo we ngo ahubwo agahora asenga Imana ngo rero mu mihango y'iwabo cyangwa se mu mugenzo ngo y'umwaka washiraga bajyaga gutamba ibitambo mu rusengero bajyaga ishiro ariko we ngo ageze ishiro yigumirayo akomeza arasenga hanyuma ngo arasenga agumayo bandi barataha agumayo mutambye Eli ngo ahageze ngo abona hari umugore wahasigaye ngo utakibasha no kuvuga ngo ugigimanga ukomanya iminwa gusa kubera kuvuga cyane yari yasaraye biragusaba gusenga Bibiravuga ngo yemwe abibutse Uwiteka nimucogore ngo kugeza igihe Yerusalemu izahindukira amashimwe biragusaba gusenga kugeza igihe Imana ivuganira nawe niba bigusaba kubyuka ukabyuka niba bigusaba gusenga uhagaze ugahaguruka niba bigusaba kwicara ukicara ariko icyo usabwa ni ugusenga iyo dusenze Imana irumva iyo duhamagara igira amatwi aba bayuda ngo barasenga bari mu rusengero bari babwira Imana bati Imana shaka icyo dukorera twe twatewe kandi nta mbaraga dufite zo kurwanya n'abanzi bacu hanyuma ngo Imana ivugira muri bo ngo nimwumve uko Uwiteka avuze ntimubatinye urugamba si urwanyu urugamba ni urw'Imana Imana ishimwe ko intambara turwana atari izacu ibyo tunyuramo ntabwo twabishobora ariko dufite Imana ibiturwanirira abo ngo nimubatinye ku mutima Imana irabahumuriza izaguhumuriza ryari cyagihira imbere yayo ubwo burwayi Imana irabushoboye so ntambara bwo bugumba bwo bukene bwo bushomeri ibyo bikubereye inzitizi Imana irabishoboye Imana ishimwe yarasikara bonefoya ndashima Imana kuri hejuru y'ibidutera ubwoba ndashima Imana kuri hejuru y'ibibazo ndashima Imana kuri hejuru y'ibiturwanya ndashima Imana kuri hejuru y'intambara zose twabasha guhura nazo Imana ibagira inama wa 16 reka dusome umurongo wa 16 yego reka dusome umurongo waho wa 16 reka dusome mu izina rya Yesu Kristo yego ejo muzamanuke mu batere dore barazamuka ahaterera hajya Isise muzabasanga aho ikibaya giherera mu butayu bw'Iyuweli muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana muri urwo rugamba muri iyo ntambara Imana ishimwe haleluya Imana baje kubabwira ati nimutinye ntambara n'iz'Uwiteka none Imana yababwira ngo ejo ahubwo muzazamuke mu batere urumva muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana ubundi ibyo uhagazemo we nta ruhare ubifitemo icyo Imana igushakaho gusa nuko uyitsenga ukayibaza inzira icyo Imana ishaka murongo wa 17 muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana muzahagarare mwireme inteko gusa mwirebere agakiza Uwiteka azabaha yemwe Bayuda mwirebera agakiza Uwiteka azabaha yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalemu mwitinya kandi mwe kwiheba ejo muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe amen Imana iguhe umugisha amina yemwe Bayuda namwe ab'i Yerusalemu mwikwiheba muzihagararire gusa muzirebere kuko Uwiteka ari kumwe namwe Imana irabayoboye ibabwiye icyo gukora Imana irabayoboye ibagiriye inama bari bakutse umutima bari bihebye
bari bashonje, bari bihebye, batangira kwibutsa Imana bati iki gihugu wagihaye Abisirayeli, wagihaye abana b'inshuti yawe Aburahamu, urakibaha kandi urababwira ngo nibaterwa na mugiga n'ibyago byose bitandukanye nibataka uzabatabara. None duhuye n'urugamba. Nashatse kukubwira ngo ujye ubwira Imana, Mana wampaye uru rugo, Mana wampaye aba bana, Mana wampaye aka kazi, none ngahuremo n'intambara, niwe wantuje muri uyu mudugudu. Biragusaba kuvugana n'Imana ukayibutsa ibyo yari yakubwiye. Niba Ezira yarageze mu nzira yahakaniye umwami ko amaboko y'Imana yihagije ntanga bakeneye, yahagera agahura n'urugamba, akayoboza Imana inzira, agafata amasengesho yo kwiriza ubusa, akabaza Imana icyo gukora. None wowe urashaka yuko Imana ibigenza iti gira igihe cyo gusenga. Yoshafati yihata gushaka Uwiteka. Imana irabwira ngo urugamba si urwanyu, yemwe Bayuda nawe mwami Yoshafati, mwitinya urwo rugamba si urwanyu, ahubwo urugamba ni urw'Uwiteka. Imana ishimwe kuko intambara turwana Imana izirimo. Ibyo duhura nabyo Imana ibirimo, ntabwo yakureka ntiyaguhana. Rero iki ni igihe cyo kwegera Imana usenga, kiri igihe cyo kwegera Imana uyiyoboza inzira, kiri igihe cyo gushaka Imana. Imana irahari. Ya Siribone, ngiye kugusengera. Hari umuntu urwaye amaso yombi, hari umuntu urwaye amaso yombi, Imana yakunyeretse, urwaye amaso urabona byanze. Hari umuntu uri ku musozi, ariko Imana iri kumbwira ngo wihagararire urwo rugamba. Imana irarurwana n'urwayo, ngo ahubwo ngo mwireme intego, mwiyegeranye. Imana icyo ishaka ni uko twihuza. Ibwira Abayuda ngo mwiyegeranye, mwireme inteko gusa, kuko iyo abantu batari hamwe ntabwo imbaraga zigwira, ahubwo mwishyire hamwe, mwireme inteko gusa. Niki Imana yashakaga ko bishyira hamwe, wishyira hamwe na mwene so. Ntukajye kure ya mugenzi wawe, ntukajye kure y'umushumba, ntukajye kure y'itorero, ntukajye kure y'abanyamasengesho. Mwireme inteko gusa, mwicecekere. Ratayasika. Niki Imana yashakaga ku Bayuda, nuko birema inteko. Ubundi nicyo bashakaga, mwishyire hamwe gusa, ubundi muceceke. Ntambara ntabwo ari izanyu. Ngiye kugusengera, ngiye kugusengera. Imana ishaka nuko mwirema inteko. Ntukajye kure ya bene so, ntukajye kure y'abashumba bawe, ntukajye kure y'abo musengana, ntukajye kure y'abantu b'Imana. Icyo ishaka nuko mujya hamwe, ubundi urugamba ni urwayo. Siribone, urakoze mwami Yesu. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe rasikarabone, ijambo ryawe ni inkota y'amugi abiri, ijambo ryawe rirakiza. Uyu muntu urwaye amaso yombi, uyu muntu urwaye amaso yombi, uyu muntu ufite ikibazo cyo mu nda, ratana sikarabone, rwana ku bantu bawe, shyigikira abantu bawe, rwana urugamba. Gira icyo ukora Mana, gira icyo ukora Kristo, gira icyo ukora Papa, gira icyo ukora Mana, rwana urugamba. Rone sirido fote ya zene, uri data wa twese, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana ishobora byose, uri Imana yo kwiringira. Rode sikara none sedemo no siribo rada rode node. Imana ishobora byose yarwaniriye Abayuda ikabakiza amaboko y'Abamoni. Kiza uyu mubyeyi, kiza uyu mugabo, kiza uyu mugore, kiza uyu mukobwa, ukabakiza Abamowabu, kiza uyu muntu uguhagaze imbere. Urakoze Yesu, kiza indwara izo arizo zose, ruhura abarushye, abashonje bagaburire, bafite inzara n'inyota, Mana ubagirire neza. Urakoze Data, cyubahiro kibi cyawe. Uyu munsi wiyerekane, uyu munsi ugira umuntu ugaragaraho, uyu munsi ugira umuntu wihesherezaho icyubahiro. Urakoze Mana, dusengeye itorero, dusengeye abashumba, dusengeye abakristo, dusengeye ijambo ryawe, buri muntu wese akwikomezeho, buri muntu wese akwikomezeho. Urakoze, dusengeye igihugu cyacu, dusengeye isi Mana aho igeze. Mana imbabazi zawe zigaragare. Urakoze, cyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia nkuko nababwiye. Reka mbahe telefone, hari icyo udasobanukiwe cyangwa wifuza yuko Imana irababwira ngo mwireme inteko, ushaka kwifatikanya natwe waduhamagara. Ni 0785
98 944 07 8 50 98 944 na 07 2 74 34 93 1 07 2 74 34 93 1. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha.